Tunganya igishanga cya Rwoganyoni giherereye mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru bakora bakamara imisi igera kuri 45 cyangwa bakayirenza batarahembwa kandi barasezeranyijwe ko bazajya bahembwa mu misi 15. Byawe bagireho ingaruka mu mikoresherezo y'umushahara wabo kuko ngo usanga ushijira mu myenda baba barafashe mu mabutike, bityo ngo ntibabashe kugira ikindi bakoresha umushahara wabo cyabateza imbere. Ikivuzo cy'aba baturage nk'uko bamwe muri bo babivuga ngo nuko bakora bagahemberwa igihe kuko ngo byabafasha mu kugira ibindi bikoresho byo mu rugo birimo n'amatungo bagura aho guhora mu myenda. Twe hano tugira ikibazo cyo kuba baduhemba nabi, dukora nka kenzeni nk'eshatu bajya kuduhemba akaduhemba imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo uba warikopesheje, bamara kwikopesha baguhemba yayindi ukishyura, ejo bakongera bakaguha kakandi kamwe nako ukishyura. Ubwo rero bikaba ikibazo cyo kuba baduhemba nabi, baguhemba nk'uko bikwiriye. Babaraga ko batigewe nzafata 2,000 ngura umuti wa 500 w'isabune, noneho bya bindi 13 njye mu isoko ngura ishashi y'ihene, ntaho uzayigura ute mutahuje ukagoye amafaranga neza nusura. Nanjye nitwa Sabimana Hodari, uko nabivuga nanjye mbona tudahembwa neza cyane kuko nk'ubu ngubu dufite kenzeni 3 zirimo n'uyu ya 4 turi gukora. Kose mwe kuko mu byumva murumva bigenda neza. Kuri iki kibazo cy'aba baturage, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Habitegeko François akaba avuga ko bagiye kuganira n'abakoresha aba baturage kugira ngo bajye babahembera igihe ku buryo umuturage atakorera mu gihombo cyangwa ngo akore yishyura amadeni yafashe gusa, ahubwo umushahara abona ube wamufasha no kugura ibindi bikoresho byamuteza imbere, cyane ko ngo muri aka karere habamo imirimo myinshi ku buryo rwiyemeza mirimo uhemba abaturage nabi ashobora kubura abakozi. Mu by'ukuri ni ikibazo cyaganirwaho n'abo bakoresha kuko ngira ngo ugomba kureba ku isoko ko bihagaze. Twe dukoresha nk'akarere mu mishinga y'akarere, haba ari abakora mu mihanda, mu materase, mu bishanga, birakwiye. Rimwe na rimwe rero umuntu nk'uyu yakoresha abantu babahemba make ni uba ufite ibibazo, kuko hano mu karere dukunze gukoresha cyane abaturage ibyo twita community approach. Ubwo rero byaba abantu ibibazo ko bashobora kutabona ababakorera. Usibye iki kibazo cy'aba baturage bavuga ko badahemberwa igihe bigatuma bahora mu madeni aho kugira ngo amafaranga bakoreye abazamure mu mibereho yabo, hiyongeraho n'ikindi kibazo cy'abaturage bakoreshwa na barwiyemezamirimo bakabambura, ku buryo ubuyobozi bw'aka karere bwakabaye bushyira imbaraga mu kwita kuri ibibazo bya barwiyemezamirimo bahemukira abaturage, kuko bitabaye ibyo abaturage bahora barira kwamburwa cyangwa kudahemberwa igihe na barwiyemezamirimo, ibintu birushaho kudindiza iterambere ryabo. Aimable Uwizeyimana, Radio Guka mu karere ka Nyaruguru.